Muraho neza, tugiye gutangira twiga porogaramu imwe ya mudasobwa yakozwe na Microsoft yitwa Excel, ikunze gukoreshwa n'abantu benshi ku isi, benshi cyane bayikoresha kandi ibintu bigiye bitandukanye, mu kazi kenshi bakora kagiye gatandukanye, hari abayikoresha mu bijyanye na statistique, hari abayikoresha mu bijyanye na finance, hari abayikoresha mu bintu byinshi, yewe no gucunga amafaranga yo mu rugo naho ushobora kuyikoresha, hari n'abayikoresha badakoresheje ibintu byinshi, ahubwo bikoreyemo nk'amafomu yo gukoresha bakayapuritinga ku ruhande kugira ngo bazajye bayakoresha mu mirimo itandukanye bakora. Excel rero ni ndende tuzagenda tubireba, ikindi nababwira ni uko nubwo ngiye kuyigisha mu kinyarwanda, hari amagambo menshi utashobora gushyira mu kinyarwanda, hari n'ayo njyewe ntashobora gushyira mu kinyarwanda ariko mwebwe ntimubashe kuyumva kuko gishobora kuba ari ikinyarwanda gikakaye. Reka rero dutangire tureba ese Excel bayifungura bate, tugiye kwiga Excel ya 2016, bayifungura bate, ese ni gute ushobora kubika ibyo wakoze n'utuntu tumwe na tumwe tugiye dutandukanye tugiye kurebera muri ino video. Ukanda kuri buto bakunze kuyita Windows key, muzajya mukunda kubyumva ko ngaruyemo amagambo amwe y'icyongereza kuko n'ubundi ntabwo uzabona Excel iri mu kinyarwanda vuba aha, sinavuga ko bitazigera bibaho ariko bishobora kuzabaho bitinze, bamwe tutakiriho twarashaje. Ukanda kuri Windows key, ukandika ijambo Excel, ugakanda kuri enter, ihita ifunguka. Ibi ngibi iri kurodinga ntimubitindeho cyane, biraterwa n'ukuntu njyewe nabikoze. Akantu ka mbere ubona ni aka, bibaye byiza wahitamo kano ka mbere, gusa reka njyewe mbe mpisemo aka ngaka. Kanda kuri accept, iyi niyo page ya mbere iza ukimara gufungura Excel. Urabona blank workbook, ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe kirimo. Urabona izi ngizi bazita template, ni nk'ingero baba barakoze kugira ngo uzazigendereho ukore ibyo ushaka. Urugero nk'iyi ngiyi yitwa blood pressure tracker, ipima umuvuduko w'amaraso, bafite uburyo babikoze nawe ushobora kuyifungura. Sales report, expense report, ni nyinshi. Gusa tutarakomeza murabona runo ruhande rw'ibumoso ndi kwerekezaho curseur, urabona ijambo riri hano hejuru ryanditseho recent. Akenshi iyo wayifunguye cyangwa se hari ibyo wigeze gukoreramo, ziriya file zose cyangwa se fichier zose uba warakoreyemo zikunze kuba ziri hano ku buryo nk'eshanu ziheruka, ku buryo ushobora gufunguramo imwe utarinze kujya kuyishakisha wenda ubaye waranayibagiwe. Reka dutangire rero dufungura iyi blank workbook. Excel ubundi navuga ko igizwe n'ibintu nka bine by'ibanze, reka turebe. Hari icyo bita workbook. Workbook ni aka ka Excel kose, aka ngaka, iki ngiki cyose ufite. Iyi workbook ikunze kuba ifite icyo bita amasheet. Iyo ukiyifungura bwa mbere, sheet iba irimo iba ari imwe kandi ikaba yitwa sheet 1. Urumva habanza workbook ikaba igizwe n'amasheets, noneho muri sheet harimo ibindi bintu bibiri by'ingenzi. Harimo icyo twita column cyangwa se colonne, hakaba n'icyo twita row cyangwa se ligne mu gifaransa. Ni bimwe mu bigize sheet. Ni nko kuvuga ngo hari akarere kagizwe n'imirenge, mu mirenge hagiye harimo abagabo n'abagore. Ni ingero zishobora kuba zidahura neza ariko reka tubyumve gutyo. Muri workbook twumvise yuko hashobora kubamo amashiti menshi kandi nubwo wayifunguye wasanze harimo sheet imwe. Kugira ngo ugire izindi sheet uza kuri kano kamenyetso ko guteranya, ugakandaho. Uko uyifunguye, uko ukanzeho, umubare ugenda uhinduka kandi wiyongera. Birashoboka yuko waba udashaka ko zikomeza kwitwa gutya, wenda izi ari iz'akarere, ushobora kuvuga ngo reka tuyite izina, ukanda right click hano
ukajya kuri rename ukaba wayita wenda Gasabo, ugakanda kuri enter. Iyi ya kabiri nayo ukabigenza kuriya, wenda ukayita Kicukiro, ukanda kuri enter. Wenda ukitegereza ugasanga iyi ya gatatu ntuyikeneye, ukanda right click ugahita uyisiba. Nitwongera gukanda hano kuri please, muribuka yuko twari tugeze kuri gatatu, ntabwo iri butangirire kuri rimwe, ahubwo irahita ikomereza aho twari tugeze ku mubare. Ni ukuvuga ngo igenda yibuka shiti zose wagiye ugira. Kano twagafunga, kimwe n'uko ushobora kuvuga uti singiye kugafunga ariko ndagakeneye, reka mbe nkahishe, n'uwo nzayohereza ntazahita akabona hano hafi kuko bishobora kumucanga, ariko umunsi nzagakenera nzaza nkande kuri imwe muri izi ngizi, nkande kuri unhide, bahite banyereka shiti zose zihishe. Ni ukuvuga ngo ni uko twahishe imwe, ariko bibaye ngombwa yuko dukiriyetinga indi nayo tukayihisha, tuzasangamo izirenze ya yindi imwe, ziraza kuba ari ebyiri. Ukaba wahitamo rero ngo reka ngarure imwe abe ariyo nkoresha. Hano hejuru hari icyo bita ribbon tab cyangwa se ribbon tabs, iba ifite utu tuntu twose batwita amatabs. Aha kakitwa file, home, insert, page layout, formula. Ushobora kuba hari izo uri kubona wowe udasanzwe ufite, ariko ibyo ngibyo ntibiguhangayikishe, uzagenda ubona ukuntu zijyaho. Twari turi kuri iyi tab yitwa home. Iyo urebye rero muri buri tab hagiye harimo icyo bita amagroups, nubwo nabyita nk'amatsinda mu kinyarwanda. Hari itsinda ryitwa clipboard, ari ryo usangamo gukopiya, gupesitinga, sinzi uko nabyita mu kinyarwanda, cyangwa se gukatinga, gusa tuzagenda tureba ukuntu bikorwa. Hakabamo iryitwa font, rizagenda rigena uko ibyo wanditse bigenda bisa cyangwa uko bigenda biteye. Alignment, ese urabyerekeza iburyo, ibumoso. Number, ese urabigira nk'amatariki, urabigira nk'imibare y'ibice, n'utundi twinshi ntabwo tugiye kudutindaho nonaha. Reka duhere kuri iyi ya mbere yitwa file, irimo utuntu twinshi nubwo tutari budutindeho twose. Iyi info izaguha ibijyanye n'amakuru yose ajyanye n'iyo workbook yawe. Iyi new nuyikandaho izahita igufungurira indi, turaza kuza kubegeraho. Iyi open nuyikandaho bizagufasha kumenya ngo njye gufungura izindi workbook cyangwa se indi workbook nshaka, nabyo tuzabibona. Nukanda kuri save ni kwa kundi ubika ibyo wakoze. Nukanda kuri save as, nako ni ukubika ibyo wakoze, ariko noneho byo biba bimeze nk'aho ushaka kuyibika mu bundi buryo, ku rindi zina cyangwa se ahandi hantu hatandukanye n'aho wari wayibitse mbere. Print bijyanye no guprintinga. Share bijyanye no kuba wayitanga nko kuri email cyangwa ahandi hashoboka ariko ku buryo bwa internet. Export nabyo urebye ni nko gusevinga, ariko noneho ushobora no guhindura amaforma y'iyo workbook yawe ushaka kubika. Reka dusubireyo. Close ni ukuyifunga. Account ni ibijyanye ni account yawe ya Microsoft Office Professional. Ushobora kuba wowe udafite professional, ariko nabyo ntibigutere ubwoba. Options tuzayigarukaho cyane mu minsi iri imbere, kuko niho ibintu byinshi bigenda bihindukira. Ni gute ushobora gufungura izindi workbook? Hari uburyo bubiri. Ubwa mbere ni ukuza ugakanda hano kuri new, ukaba wafungura indi. Nayo niba wabirebye neza hano hejuru iraza yahinduye izina, iritwa book 2. Ya indi ya mbere twakoreshaga yitwa book 1,
kuba zimeze gutya nabyo ntubitindeho, uzabona uburyo bikorwa. Ubundi wowe birashoboka yuko zaba zitameze gutya, bigusaba kubanza gukanda hano. Ubwo ni uburyo bwa mbere bwo kuyifungura inshyashya. Uburyo bwa kabiri ni ugukoresha komande yo kuri clavier yawe cyangwa yo kuri keyboard yawe. Ni control na N. Control na N. Harahita haza indi ya gatatu. Uburyo bwo kuyifunga rero, hari ukuba wakanda hano. Ibyo ngibyo ariko ni njyewe wabikora, kubera yuko nzifite hano zimeze nk'amatabu. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Hari ukuba wayifungira hano hejuru. Ubwo ni bwo buryo wowe ufite kuko zitameze nk'amatabu. Hakaba no kuba waza hano kuri file ugakanda kuri close. Ubwo ni uburyo bwa gatatu. Ukwereka dukoreshe ubwa mbere hano, irahita igenda kuko ntacyo twayihinduyemo, ntabwo iri budusabe kugira ibyo dusevinga. Hakaba uburyo bwa kabiri ubwo nibwo ushobora gukoresha, kuko njyewe nkanze hano byahita binsaba niba nzifunga zose cyangwa ndi bufunge iyo ndi gukoresha, wenda reka bwo mbe mbusimba. Ubundi buryo bwa gatatu ni ukuba waza hano ukayifungira. Ubwo ni uburyo bwa gatatu. Reka twongere dufungure indi kugira ngo turebe uburyo bwa kane. Ubundi buryo bwa kane ni ugukanda control na W. Control W cyangwa W. Control na W. Irahita igenda. Tubonye kuzifungura mu buryo bugiye butandukanye, tubonye kuzifunga mu buryo bugiye butandukanye. Aka gapariti kari hano hejuru bakita quick toolbar. Ni nko kuvuga ngo ni utuntu ushobora kwitabaza ku buryo bwihuse. Kuba hariho tuno twonyine ntibisobanuye ko ari two twonyine tugomba kuhaba. Washyiraho n'utundi nabyo tuzabireba.